iyo nagiye imahanga iteka ndagukumbura iyo ndi mu nzira ngaruka nabumbura amaso nkibonera imisozi menya ko nahageze gatangira gutwenga iwacu burya ni iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo waramutse ya mu gitondo n'ahandi wayisanga ku isi nyamara iyo ndi mahanga ndiramutsa nkikiriza n'ahandi utira ku ivuko n'ahandi utira ku isoko i Rwanda ni iwacu burya ni iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo Burasirazuba bw'Afrika agaseko kawe kamurike twibyinira injyana y'iwacu hashimwe rugira waduhaye kuvukira i Rwanda iwacu burya ni iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo Yes, one more time. I'm MCT, hanyuma this is Machinery Pictures Television. Hanyuma iyi ngini The Hard Talent Show. Uyu munsi turabiseguraho cyane twatumaze iminsi gato ya hari ibyo duhugiyemo, hari ibyo twari turi kuzuza kugira ngo tujye tubana 5 to 5. Murabigize gahunda bari gushaka impano z'abanyarwanda. Niyo mpamvu uyu munsi twavuze tureka tuvuye mu mujyi wa Kigali. Nababwiye ngo impano ntago ari ukubyina gusa, impano ntago ari kina filme gusa nkuko mbona mbibakorera, ntago impano ziba zitandukanye, impano ziba zihari nyinshi mu gihugu. Niyo mpamvu kenshi tujya mu ntara tugashaka izo mpano tukazibazanira ku mateleviziyo yanyu. Niyo mpamvu uyu munsi nagenda mu karere ka Rutsiro, turi mu ntara y'Iburengerazuba. Ntago umudugudu ndawumenya neza of course kubera yuko turaza kubimenya mu kanya, ariko nagize umugisha nandi muri gahunda yo kwitemberera nyine tu gutyo, ariko ndavuga ati mbona ibintu byiza biri hano, ndavuga ati nshatse ba nyirabyo cyangwa se nkurikiranye ba nyirabyo nkamenya ukuntu bikora, kuko nabonye byafasha abanyarwanda benshi, nabonye byafasha urubyiruko rwinshi, nabonye byafasha buri muntu wese udukurikira kuri Machinery Pictures Television. Hanyuma ngushimire wowe ukoze subscribe, ngushimire cyane wowe kanda kuri commenter na share, ngushimire cyane wowe kanda kuri notification, ngushimire cyane wowe uduheza ibitekerezo byinshi mu buryo butunyuranye. Niyo mpamvu tuba turi no kubakorera cyane kugira ngo ibintu bijye bigenda neza 5 kuri 5. Namaze kumena umuyobozi w'ibikorwa tugiye kureba akakanya araza kubidosobanurira. Turi kumwe na koperative ko rujya imbere rubyiruko, of course ni ko rujya imbere rubyiruko kuko ndabibona hano hariho gasite kabo. Byanabaye ngombwa yuko banatwereka direction, hariho amanimero, turi mu karere ka Rutsiro ubwo abazabasha kuhagera banarebye ikiganiro, kuko nta gahiswe twenyine abantu baba bakeneye kurikiranwa nabo bakarebwa, nubwo bataba badutumiye ariko aho tunyuze turagenda tubibona tukavuga dutireka ibingibi tubikora kuko niko kazi kacu. Niyo mpamvu akakanya muramfasha nka Machinery Pictures Television tuze kwakira umuntu ushinzwe ibi bintu
cyangwa se uwo twasanze ahagarariye bano bantu, hanyuma tuganiriza, dutembereza, twereke eske ni ibiki bakora hano muri koperative ko rujya imbere rubyiruko, hanyuma twereke eske ni ibiki bahishiye abanyarwanda, ese bizagera ku banyarwanda gute, eske ni yihe mumbero vision, icyo tuba dukeneye ni iki, ni body, tukamenya vision, tukamenya uko abantu bakora, uko abantu bakora tu abanyarwanda bakabamenya kugira ngo ibintu byo bikomeza bigende neza 5/5. Hanyuma behind the camera ni Maniga the G-Face Lucky, equipe nini cyane ya Machine Pictures, turi mu karere ka Rutsiro. Reka twakire umuntu ahangaha hanyuma abashe kugira ngo tuganire natwemerera tubashe guhuza ibitekerezo, n'abantu benshi muraza kubabona, hanyuma tubikore fresh sana. Yo Lucky, let's go. What's up brother? Bimeze bite? Ndakubona. So twitwa Machine Pictures Television, tukaba tu televiziyo ikorera kuri murandasi kuri YouTube. Twagiye twitembereraga nk'aka karere k'ubukerarugendo, murabizi ni akarere ka Rutsiro, tubona ibikorwa hano, abanyarwanda wenda baraza kubona, turavuga dutireka tubisure, tuganire n'abantu dusanze hano, tugirirwa n'umugisha turagusanga, nawe nk'umuyobozi badutungiye agatoki, nyine byo tuba twabanje kubinekaneka gake, turavuga tireka tukuganiriza, so ubyemeye twaganira nimba nta kibazo. Welcome kuri Machine Pictures Television. So wenda nabonye ko ari koperative kora ujya imbere rubyiruko, ariko ni koperative kora ijya imbere rubyiruko kubera iki? Ise yiteza imbere gute cyangwa se izatera imbere gute? Ni mu biki kugira ngo abantu namenye ngo ni ibiki tugiye kujyamo aka kanya? Okay, murakoze. Nkuko mubivuze, ndi umwe mu bayobozi b'i koperative kora ijya imbere rubyiruko. Yego. Korera mu murenge wa Musasa, kagari ka Gisiza, umudugudu wa Gisiza. Mukaba mudusanze mu bikorwa byacu ahangaha. Yego. Ariko iyo twakira abantu turabanza tukabaha n'umwambaro kugira tuganire, kugira duse neza cyane. Dusa nabari abahungu bose bari inyuma ya kamera mubamere kabisa kigenda neza. Uyu ni umwambaro wacu uriho handitseho ngo iki ibyo dukora. Filime Ibyishimo by'umuryango, ikinwa n'iriya koperative kora ujya imbere rubyiruko. Wow, mufite na filime? Turayifite. So I got you. Okay, kambanze nambare hanyuma tubikore fresh, sibyo? None ubu ndasa nkamwe, noneho hari wadutanga tukanyasuba. So noneho ndabona ufite n'abantu benshi hano turi kumwe, so ubwo ngubwo twahera ahangaha noneho twintroduce, ariko wenda tutaranagenda tutarajya no kubareba, nicyo kibazo nakubazaga, koperative kora ujya imbere rubyiruko izajya imbere gute, izakora iki, bikorwa n'ibikorwa byanyu ni basic yanyu ni impamvu bizamo urubyiruko, so uko koperative yatangijwe n'urubyiruko, ahubwo ni ababyeyi bishyize hamwe bahuza urubyiruko kugira babashe kuzamura urubyiruko, barwigishe kurengera ibidukikije, bigisha akamaro kabyo, kugira ngo bizajye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariyo mpamvu mudusanze hano, turi kumwe n'abo babyeyi, turi kumwe n'urubyiruko, dufasha n'abamugaye nabo barahari. Yego. Tubana mu buzima bwa buri munsi, niyo mpamvu ndabereka abo bantu, nkaza no kubereka ibikorwa dukora, cyane cyane bijyanye no kwita ku bidukikije. Yego. Nizere ko turagira ibihe byiza hano. Murabigira kabisa hano nta kibazo. Karibu tukabereka n'abo bantu tuba turi kumwe, mukaza kugira n'abo muganira nabo. Yego. Mukumva ibyo tumaze kugeraho, ibyo tugamije kugeraho. Muri rusange ibintu ni byinshi, ariko dutekereza ko tuzabigeraho nta kibazo. Wow. Hanyuma ladies and gentlemen, reka tubikore kubera ko ariko kazi kacu twasabye, nabyo tugomba gukorera abanyarwanda. Reka dusuri koperative, narwo n'urubyiruko bakeneye kugira ngo bagere kure, nabe ibintu byabo bigere kure, nababwiye ngo ibingibi tugomba kubikora kuko twabihisemo. Let's go ladies and gentlemen. Yo ndagusize. So tugeze mu bantu benshi cyangwa se tugeze mu rubyiruko rwinshi, ariko harimo n'ababyeyi, ndabona harimo ingeri nyinshi cyane, so aba ni abantu bawe rero cyangwa se ariko ndabona ndi gusa nkabo nanjye nabaye uwawe. Aba ni abantu dukorana mu buzima bwa buri munsi, rwa rubyiruko dufasha kumenya kwiteza imbere binyuze mu kurengera ibidukikije,
n'ibindi bikorwa byinshi turi bubereke bijyanye no kwita ku mashyamba kugira adufashe kubona ikirere cyiza n'umwuka mwiza duhumeka. Badufasha mu bintu byinshi, badufasha mu kwita ku baturage b'ingeri zitandukanye, mu buhinzi badufasha kwita ku bantu bamugaye, nabo uraza kubona hano. Niyo mpamvu bose babona muri rusange ngabo turi kumwe n'aba ngaba nyine tubana mu buzima bwa buri munsi. Ngewe reka mbisuhurize, nitwa MCT, ndi umunyamakuru wa Mashina Pictures Television cyangwa se MPTV. Twaje kubasura, muratwakira? Murakoze cyane. So turaza kujyana ibihe byiza, right? So reka tubikore. So tugiye guhera hepfo hamwe ibikorwa biri aho bambwiraga tugomba guhera dusura, hanyuma bwo noneho tugenda tuganira n'abantu tu. Murakoze. So tubikore. This is the Hidden Talent Show. You're welcome. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. Icyiciro cya mbere biragaragara. Icyiciro cya mbere ubwo ushatse kuvuga ngo iki wenda? Icyiciro cya mbere dutegera ayo mazi kuko amazi aba agikomeza. Aha turayungurura bwa mbere. Ahangaha barabona neza aka kantu. Akangaka iyo amazi ageze ahangaha turayatega. Ubu ni uburyo twakoze bwo kuyayungurura. Aracengera hariya akagenda, ifumbire yacu igasigara hano. Kubera ko tuba tutayifashe yose mu buryo bwose, yamaze guhita arakomeza. Icyo gikorwa guciye mu ijambo tukiri mwaka kantu gukandagiramo biremewe? Biremewe, nta kibazo. Tukiri kwa aka kantu urabona ko ari akantu gakondo. Kantu gakondo kaba gakozwe n'ibiki ku buryo n'undi muntu washaka kubikora mu murima wiwe cyangwa se washaka gukora ibi bintu
kaba gakozwe aka kantu buri wese yabasha kugakora kuko ni uburyo bwo gushinga ibiti bisanzwe ibyo ari byo byose waba ufite hanyuma ugatambikamo ibyatsi biyungurura ayo mazi kugira ngo ibi ngibi dushyira hano birafata imyanda yose irimo ya fumbire yari imanutse igiye noneho tubisigarane. Iyo tumaze kuyisigarana ahangaha dukuramo ibifite akamaro tukabikoresha mu gufumbira nk'uko ushobora kubireba hano. wenda turaza kuhajya reka mbanze ndebe neza kw'ibikoka kantu kuko aka kantu karafasha cyane. Jean Paul, ni nacyo tuba dushaka gutanga muri The Hard and Talent Show, buri muntu agira ikintu akuramo. Aka kantu gafite ubushobozi bungana iki bwo gutangira amazi? Tuvuga harashobora kuva amazi menshi cyane akaba yagatwara. Eske gafite ubushobozi cyangwa ubudahangarwa bungana iki ku buryo kafata ya mazi neza kakayakabana? Aka kantu karakomeye kuko ufata igiti kirekire ukagishinga no ugashyiraho ushinga ibiti bifite imbaraga bitazasunikwa n'amazi. Iyo amazi abirushije imbaraga kuko n'ubundi agenda agabanuka, iyo bigeze imbere dukora ikindi gikorwa nk'iki ngiki. Tujya dukomeza tureba kugira ngo abantu banakomeze kubireba neza. Reka turebe n'imbere gatoya turebe eske bo bimeze gute ibintu. Ndabona ari sawa, ariko by the way ku kijyanye no kurwanya isuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko isuri ntirangire gutyo gusa, inasige n'akamaro igirira akamaro abantu, ni byiza cyane. Wenda dukomeza turakomeza tureba imbere. Eske ubwirwa n'iki wenda intambwe ushyiramo step hagati ya kanuza kamwe y'akantu bakita gute mu kinyarwanda kariya? Kariya ni uburyo bwo kuyungurura amazi, twabifata nk'akayunguruzo k'amazi. Ushyiramo intera ingana iki cyangwa ubwirwa n'iki intera ushyiramo kugira ngo uze kugera ku kantu? Ahangaha ngewe nakoresheje intera ya metero 8. Niyo nahisemo gukoresha, ariko ubishoboye wayigabanya cyangwa ukongera nta kibazo. Cyangombwa biterwa n'ahantu ufite uko hareshya kugira ngo ufate ayo mazi. Urabona ko aha ni ahandi hantu ha kabiri, bya bindi byatambutse ruguru birasigara ahangaha, n'ibindi bizarenga aha bisigare mu yindi ntera. Hanyuma akangaka ko katangana akangaka ntabwo kangana na kari hararuguru, kuko ahangaha tuba twamaze kugabanya ingufu za bya bintu byose by'imyanda by'ifumbire bya bitwawe n'amazi. Niyo mpamvu akahangaha si ngombwa ko kaba kanini cyane, ariko aho dutangirira bisaba ko ho haba hanini kandi hakagira imbaraga nyinshi. Ariko ubwo nanone ikintu uhita numvamo bisaba kuba unazi ingano y'amazi aca aho hantu. Ingano yo ugomba kuba uyizi kugira ngo ukoreshe ibiti bikomeye, ugomba kubuza ingano y'amazi inyura aho hantu. So wambwiye ngo uranyereka byinshi, reka dukomeze. Wambwiye ngo hari n'abantu ufite baba bari muri iyo mirimo, uranyereka wenda na feedback y'ibi bintu, kuko hari abantu bavuga bati se k'ibintu byakozwe ubundi ikimenyetso kirihe cyuko ibyo bintu bifite akamaro. Tutararenga ahangaha nakubwira ko mu buryo bwo gufata ya fumbire abantu bitegereze neza. Ahangaha hari ya fumbire yacu twagiye dufata yazanywe n'amazi. Iyo fumbire rero niyo dukoresha, na bwa butaka bwabugiye niyo dukoresha dufumbira uyu murima wacu. Abantu bitegereza iki giti kiri hano, baze kwitegereza ibisheke dufite hepfo hano, baraza kubibona neza ko ibi bintu bifite akamaro. Tuvuye wenda hano, wenda tuvuye ahangaha wenda biri clear, njye namaze kumva neza ikigamijwe ahangaha ni ya fumbire. Noneho twajyamo na hano tukareba nimba nta kibazo, twahagera tukareba n'abo bajene bawe uba ufite baba bari muri iyo mirimo, tukareba tugahuriza hamwe. Witegereze urebe bya bisheke byacu. Ubuse biraryoshera? Biraryoshye cyane kuko iri afumbire irimo ifumbire iri naturelle. Mu gihe abandi bakenera ifumbire z'imvaruganda, twahisemo gukoresha iriya. Yes Jean Paul, hanyuma dukomeze wenda turebe uyu musaruro. Abajene bawe se ko nabo mbona? Abajene barahari hano mu kazi, barahari benshi barahari, urababona. Hari rwa rubyiruko nahoze nkubwira ruba rwaturutse i Kigali, tukaruhuza n'urwahangaha mu giturage. Bari ahangaha baba bari mu bikorwa. Abajene
bimeze bite se y'ubuhinzi. ndababona muri mu kazi patro wanyu yaranzanye ngaje kunyereka ibikorwa biri hano ndabona ari ibikorwa byiza cyane naganirizamo nk'umwe cyangwa babiri twumva baganiriza nta kibazo bakagira ibyo bakubwira dukorera ahangaha. bite musore ni byiza amakuru yawe ni meza witwa ndese nitwa Iradukunda Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni hano haraguru mu mudugudu wa Bweramana. Hanyuma wenda ikibazo cy'amatsiko kubera iki waje mw'ibi bintu? Bino bintu impamvu nabijemo ni ibintu byiza cyane byo kubungabunga ubutaka. Noneho bitewe ni gahunda nanone dukora yo kuvana ifumbire mu mazi, amazi aba yatwaye avana mu misozi tukayakorera no mu rwanyasuri tukakuramo iyo fumbire, byatumye numva ko nyine ari ibintu byiza nanjye bituma mbikunda. Okay. Sasa none ibintu bimazemo igihe kingana iki ese urabibonamo iki aka kanyura ahangaha ariko hari n'ibindi umuntu abatekereza avuga ati nimva ahangaha wenda kubera ibintu namenya akamaro kabyo hari ahandi bizangeza hari ikindi kintu bizamarira we aka kanya ubimazemo imyaka ingahe ese utekereza ko bizakumarira iki bibi? Mbimazemo imyaka 2 ariko nge ntekereza ko bizangeza ku bintu byinshi kuko ibintu by'ubuhinzi naha ni ibintu dukora keshi cyane bigatuma nimbikurikirana cyane bizatuma mbigeza n'ahandi mu yindi mirenge bitewe nuko dushaka ko ibi bintu byacu byaguka. Okay. Urakoze cyane kuduhereza ubwo butumwa. Yego namwe murakoze. Ndumva Jean Paul muri iyi ntyoza yarabemeje. Hanyuma se reka tuganire n'uyu nanone uri hirya gatoya. Bite chef? Sawa chef. Amakuru ya? Amakuru ni meza. Ase ko nta swaga. Swaga ziba zihari. Abantu bo mu Rutsiro nta swaga mugira ko nabonye mukonje fo. Ntacyo utabona zirahari. Cyangwa nuko hari imbeho. Wapi ntago imbeho ntago tuyumva kuko turi mu kazi. Numva ntago wakonje uri mu kazi. Tumeze neza nta kibazo. Ushaka kuba n'umuraperi. Si cyane nyine ntago mbijyamo cyane. Okay, sasa reka twiganire ku ibingibi ngusanzemo. Iki ni igiti I think ndabona ni na gishasha. Banza aribwo bimaze no kugitera. Hanyuma wowe witwa nde utuye hehe ubundi busa? Amazina yanjye nitwa Habineza Jean Bosco. Ntuye muri Musasa mu mudugudu wa Gisiza akagari ka Gisiza. Hanyuma noneho wowe ibi bintu cyangwa se ibi bintu wabijemo ute kubera iki wahisemo kuza muri aka kazi? Ibi bintu impamvu nabijemo nuko mu buzima busanzwe hari ukuntu ubona n'urugero nkatwe tukiri batoya twabonaga ubutaka hari ukuntu bugenda ugasanga nk'ubutaka nka gucya imvura yiguye irabujyana ifumbire rikagenda abaturage bahinga imyaka ntibashe kwera. Niyo mpamvu twafashe gahunda yo kwita ku bidukikije duca imigwanyasuri kugira tujye tubungabunga ubutaka bwacu tubufate neza. Sasa wowe iyi gahunda se wowe iyo ubirebye ku giti cyawe wumva ko izakugeza wumva ko izakumarira iki mu buzima bwawe? Iyi gahunda mbona izatugeza ku bintu byinshi cyane kuko nk'aha ngaha gucya n'urugero ashobora kuba hatariraga gucya ariko kubera nk'iyi migwanyasuri twasizemo tugatangira ubutaka bwacu tukabubungabunga urabona umusaruro urimo. Ikindi kandi nubwo ntari nagira wenda nk'umurima cyangwa hari ukuntu nabikoreye mu ya papa kuko wenda yagiye azanahama cyangwa nanjye nagira n'ibyanjye nkakora tugakorera muri rusange ariko bino bintu ni byiza cyane mbona bizatuma tubungabunga ubutaka bwacu neza haba mu karere ka Rutsiro cyangwa ndahari no mu gihugu hose tubikoze nk'uko hano bimeze cyangwa wita ku butaka gucya byazagira akamaro. Bivuze ngufu z'akantu keza ibyo wakuye hano wagiye kubyaplika no mu murima wa papa wawe? Ntago nabikoze hano gusa twagiye n'ahandi no mu rugo haba mu rutoki dutera ibiti nyine gutyo no mu mirima ya papa twabisiremo. Wabonye itandukaniro ry'umusaruro wa mbere mu murima wa papa wawe? Urimo cyane nta no mahuriro kuko niba nk'ahantu n'urugero niba warahingaga wenda nka hegitari nk'ebyiri cyangwa ndari warahingaga ahantu n'urugero mu murima ugasarura nk'ibiro 10 by'ibishyimbo n'urugero mbere hari ukuntu imvura yagwaga ikajyana ubutaka wahinga n'ifumbire wenda umaze guhinga ifumbire imvura yagwa ikabujyana ariko kubera gushyiramo imigwanyasuri ntago bwongeye kugenda. Niba hano warakuragamo nk'ibiro 10 ubu byageze n'urugero nta kuntu ibiro 30 wenda bitagera. Okay. Sasa urakoze kutuganiriza.
sawa nta kibazo murakoze. Iki ni ikiganiro The Hidden Talent Show kandi bambwiye ngo ufite n'impano ngo urarapa. Wanda Piras? Wapi ntabwo mbasha cyane. Ntabwo basha cyane. Nari ubutaha tuzavugana nawe nze ngusore ku giti cyawe. Twese tuganira abajene twasanze hano nabo bagende batuganiriza kugira ngo gahunda zigende neza 5 kuri 5. Salama basore. Reka ngane n'uyu mujene uri aha ngaha. Bite boss? Byiza mense. Ifata mikoro ifatire rwose sanitizer nayiteye nawe ngusanze no mu kazi ntugire ikibazo nubwo icyorezo kitugoye ariko turi kugihaca. Cyo metero. Ewana metero kabisa. Ni ingenzi tukagihashya. Sasa witwa nde urongerejwe urasa nk'ogerejwe wegeze na mikoro yawe hejuru. Witwa nde utuye he? Nitwa niyo nkuru Rene. Mu rugo ni Kimisagara. I Kigali muri Tabara. Uri umunyamugi. Uri umwana w'isiti. Gentleman umwana w'isiti. Do please ukabona none uri hano mu karere ka Rutsiro. Oui, ni ngombwa kugira ngo umuntu amenye n'ibindi birari buryo babyifashe, umuntu amenye igihugu muri rusange. So tugiye kwiganira kuri projet cyangwa se n'akazi nanagusanzemo hano. Ndagira ngo ubasha gusobanura abajene bose abantu babibereye mu mujyi ngize n'amahirwe uri umunyamugi. Baba bari mu mujyi bibereye hirya ariko ntago babaza ama activities agenda akorwa handi mu byaro. Wowe wafashe umwanya wawe uravuga uti reka nze hano mu karere ka Rutsiro. Ese wowe kubera iki ninde wagukanguriye akubwira ati nyamara hari ibintu mu karere ka Rutsiro birangira nawe bikunze ukaba uri kubikora? Ninde wagukanguriye? Ninde wakubwiye ati aha hantu ni sawa uzagenda ukurikirana ibi bintu? Icyambere wabimbenye ute usangiza abantu ko kantu? Dufite umuryango munini cyane ugiye utandukanye ukora uburyo bw'ubuhinzi kubungabunga ibidukikije. Uko byagiye bikura rero naje kubyisangamo kuko ari uruhererekane rw'umuryango. Yego. Byatangiye kera sogokuru wacu abungabunga ibidukikije. Bivuze ngo nimba numvishe neza ufite inkomoko ya hano. Yego. Ariko uragenda ukagaruka. Yego, inkomoko y'inanda yifite. Yego. Uko byagiye bikurikirana rero niba sogokuru avuyeho akabiraga abandi natwe tugomba gukora ku buryo duteye ikirenge mucye tukamushyigikira. Kuko ibyo akora ni ingirakamaro kuri twebwe, ku gihugu n'ubuzima bwacu muri rusange. None wenda tutarajya kure uba mu mujyi uvugira n'ibyo ukora mu mujyi. None ntago ubona ko ari uguta umwanya kuba wavuye mu mujyi ukaza hano ukaza gukora bino bintu wagakwiye kuba hari kandi kazi uri gukora mu mujyi? Oya. Inyungu ni iyihe? Mbere ni oya. Hari ababibona nk'ubusazi ariko ntago ari ubusazi burya. Kuko iyo ufashe umwanya wawe ukajya kwita ku kintu gishobora kuba cyaguha umwuka cyangwa gishobora kuba cyakugaburira. Nk'ubu niba twagiye twarakoze imirwanyasuri tukaba tubasha gufata iyo fumbire tukaza gufumbira iyi myaka yacu, birumvikana ko iyo myaka niyo izaza kutugaburira. Niyo mpamvu mfata uwo mwanya nkajya kwita kuri ibyo bidukikije kugira ngo mbashe kubona uwo mwuka. Niba ari igiti nateye murakibona, mbashe gufumbira iyo myaka muri kubona. Turi kubona. Hanyuma noneho ese ibi bintu uko biri hano mu karere ka Rutsiro hari ahantu Kigali byibura ugerageza kubikora? Harahari dufite nubwo tutarabishyira muri pipinyeri tutarayishyira i Kigali ariko biri muri projet, ariko hari uburyo dukura ibiti naha tukabijyana kubitera i Kigali ahantu twateguye runaka. Noneho ubwira icyo abajene bagenzi baranahari bari mu mujyi abibera mu mujyi, donc iwabo bahaza wenda muri ya minsi mikuru ariko ufata n'umwanya ukavuga ati byibura reka njye gusubiza igita ahantu cyavuye cyangwa se njye kongeramo ibindi. Ubabwira icyo abajene batumva yuko bino bintu nabo bajya bagaruka mu rugo bakaza byibura bakagira ikintu bakora gifitiye akamaro cyangwa se gifitiye inyungu abantu nyamwinshi cyangwa rubanda nyamwinshi. Ubabwira iki barabibera hari mu mujyi bakizira kubunani baje kuryoshya kuri Noheri kuri mbese ku minsi mikuru? Ubabwira iki cyangwa se unabasaba iki? Kuko iyo babwira umuntu uranamusaba. Yego. Icyo nababwira cya mbere cyo ibi bintu dukora inaha tuva mu mujyi tuje gukora mu cyaro bifite agaciro, bifite n'akamaro. Kuba bizamo n'uburyo bwo kuruhuka. Kuba wava mu mujyi uje mu cyaro ukaza kuruhuka nk'ibi biti ukaza kubiruhukiramo. Icyo nicyo cya mbere bagomba kuza batitwaje uwo mujyi, batitwaje ko bari mu kazi kenshi cyane, kuko uyu umwuka wabuze nabo ntago bakomeza kuba mu mujyi.
iki kirere kiri ahangaha n'ibindi birere birimo ibiti nibyo bigaburira umujyi wa Kigali, kuko umujyi wa Kigali nta biti byinshi tugira by the way. Urumva ko rero ni ngombwa kuba nabo basubire ku isoko, kuko mu mujyi ibiti byarashize nta mwuka mwiza uriyo mwinshi. Baze dutere ibiti tubungabunga ibidukikije then tubone umwuka. Ubundi icyambere akamaro k'ingenzi cyane ni uyu mwuka duhumeka. Umwuka duhumeka ukomoka muri ibi biti dutera n'iyi myaka yindi igenda idufasha mu buryo butandukanye. So reka tugushimire cyane rero. Yego urakoze cyane. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Yego nawe. Sawa. Hanyuma The Hard and Talent Show tuganira n'undi mujene umwe, wenda reka dushaka undi tuvugisha. Ni benshi. Ndashaka umunyakigali ko ufite umuhoro man. Uyu muhoro abari wakaze. Okay, ngaho basi umuhoro wose zase tuganira gato yango usanze mu kazi, ariko reka tuganire gato yakira mikro. Yego. Witwa nde, utuye he? Nkaba nuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Adrien Karame uri umujene ariko nibyo so reka twiganire wenda aho ngusanze hano wese ngusanze uri gukora iki, nsanze ufite agahuru ariko uraza no kuntemera igisheke. Urabona ko umuhoro umuntu yari mu kazi agira byinshi awifashishamo. Urabona nk'ubu ngubu turi abantu bita ku bidukikije. Yego. Ubwo ngubwo rero umuhoro icyo gumfasha umfasha kuba navuvura ibisheke neza bigakura neza, ukaba wamfasha kugenda nema ibihuru bimwe na bimwe hafi ahangaha. Urabona ko hano turahinga ibiti, ibisheke n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bintu wabitangiye ryari cyangwa se wabijemo gute? Ni kubera iki wabijemo? Ibi bintu impamvu nabijemo, wabitangiye ryari kwanza? Nabitangiye muri 2019 ngewe nibwo nabyinjiyemo. Hanyuma impamvu wabijemo? Impamvu nabijemo nuko nabonye bidufitiye akamaro. Nk'akahe geranyiriza nk'abanyarwanda babwiye ati njye kuva najya mw'ibi bintu nabonye inyungu izi n'izi, cyangwa se nabonye feedback imeze gutyo, basobanurire barakora. Inyungu za mbere nabonyemo nuko nabashije kwigishwa, guhuzwa n'abandi bantu, tukaba tugira ibikorwa duhuriramo. Nk'ubu urabona nk'igikorwa cy'umuganda, abantu b'abajene akenshi ntabwo tukitabira neza, ariko nkanjye bitewe n'uyu mushinga nabashije kugeramo, nagezemo mfata amasomo, nsanga gudufasha guhura na bagenzi bacu, tukagerageza kwihuza n'abantu bafite ubumuga bugiye butandukanye. Ubwo rero icyo mbishimira njyewe byamfashije kuba nasabana na buri muntu wese, yaba ufite ubumuga, yaba wa muntu uciriritse, mbese bose tubasha kuhurizwa hamwe. Ukivira i Kigali ku itike yawe ukavuga ati njyewe nsubiye hahandi ibintu byatangiriye. Ewana kabisa, respect that. Ariko wenda turi kugana no ku musozo, nicyo wakwisabira bari abajene bari mu mujyi wa Kigali batibuka kugaruka mu rugo bahakora ibikorwa remezo bifitiye inyungu abaturage benshi? Icyo nasaba bari abajene bari i Kigali nuko bagomba kujya baza iwabo hari akazi kenshi, bakihuriza hamwe bakaza tukakora imishinga igiye itandukanye. Urabona nk'aha ngaha turi koperative, kandi koperative saha igarukiye n'abandi turabakira bose. Okay, urakoze cyane rero. Nawe urakoze cyane. Okay, ngaye komeza akazi kawe none. Well, tuganire wenda dufata undi muntu umwe nakoresheje abajama gusa. Reka rero tugende kuba n'ababyeyi n'ababyeyi cyangwa se bimeze gute, turebe. Reka tuganirize uyu mama muri ahanga The Hard and Talent Show kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza 5 kuri 5. Mama wiriwe? Yego. Komera. Murambe. Vuga cyane. Ndi kuvuga cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wenda agari byiza kubaza mu izina, ariko wenda nimba bitakugoye wasobanurira abadukurikiye. Witwa nde mu rugo? Banyita Yamfashije Odira. Ndubatse nkaba ntuye mu mudugudu wa Rubaya, umurenge wa Musasa, akagari ka Gisiza, karere ka Rutsiro. Tukusanze hano nawe waje kwifatanya n'abajene, ni nabyiza cyane kuba uri kumwe n'abajene. Kubera iki wahisemo ukavuga uti nanjye reka njye mw'ibi bikorwa bano bajene baba barimo ndebe nanjye ukuntu bimeze? Kubera iki wabihisemo? Ibi bikorwa kugira ngo mbihitemo, ubundi iyo urebye usanga igihugu
iyo wifashe iki gihugu cyacu tugomba kwifashisha imbaraga z'urubyiruko kuko imbaraga z'urubyiruko nizo zizatugeza ku byiza ejo hazaza ko twewe ndi imyaka turimo tujyamo tugomba kuberekera uburyo baba bagomba gukora babugabuga ubutaka kuko ubutaka dufite ni buke cyane tugomba kubugabuga kugira ngo bwere kuducika yego niyo mpamvu tugomba kwifashisha rero uru rubyiruko iyo twaje tugatera igiti nka kiriya tugafata n'ubutaka tukabushyiraho inuza umugwanyasuri twifashisha imbaraga zabo bidufasha mu byo dukora byose tukumva dufite icyo turi kugira ngo aba bana bacu ejo hazaza twere kuba abantu bibitseho ibintu kandi hari imbaraga z'urubyiruko bakagombye kwifashisha none ubwira iki hari ababyeyi ibyo bintu batabyumva banabona n'abo bana bagiye mu ibyo nakavuga ati muri guta igihe muri mu bintu bidafite akamaro babwira iki cyangwa se wanabasaba iki kugira ngo nabo bajye bashyigikira urubyiruko nabo baze kwifatanya kuko byanshimisha nsanze hano harimo ababyeyi benshi bari muri aka kazi bari gukora iyi mirimo ariko nabonye benshi ari abajene yego abajene n'imbaraga z'igihugu ariko n'ababyeyi baba bakenewe ese wabasaba iki wababwira iki ubundi ikintu cyangombwa ni ukubana neza icyo cya mbere ahasigaye tugakora dufite n'umutekano kuko burya urubyiruko umuntu arujyana gake gakeya nk'uku nguku tuba turi hano uru rubyiruko rukabona turi kumwe rukabona ruri kumwe n'abafite imyaka 50 ibitekerezo byabo iyo ubisangije urubyiruko hari aho ruva n'aho rugana usumbya uko rwari rugize ute rwari rubayeho yego sawa mama murakoze kutuganiriza tuzagaruka tubasubire nanone kandi mukomereze aho ngaho sawa urakoze yego yes the Harden Talent Show reka wenda kuganira n'abaturage twari turi kumwe hano tube tubisubikije aha ngaha reka nongere ndebe Jean Paul tugira ibyo tuganira tunagenda batubwiye ko bafite ibikorwa byinshi by the way batubwiye ko bakora ibintu byinshi niyo mpamvu aka kanya turagira ngo tuze kugera ku masite yose ubwo aka kanya ngicyo maze kumva ibintu bifite akamaro kandi bidufitiye akamaro cyane reka tubikurikirane kugira dukomeze tujye tubikora neza erega umwuka ni cyo cya mbere bavandimwe umwuka nicyo cya mbere kandi kubungabunga ibidukikije ntago ari iby'uyu nguyu ntago ari iby'uriya ni ibyacu twese hanyuma let's go reka turebe uyu mugabo wenda Jean Paul ndanagushimiye cyane abantu bawe ni intyoza bazi n'ibyo barimo bazishyiraho mikoro kugira abantu bashe gukunda murakoze cyane bazi n'ibyo barimo hanyuma wenda dusubire ruguru kugira ngo tuze kureba neza ibindi bikorwa nabyo biciri ruguru hanyuma tukomeze kuba turi kumwe 5 to 5 ariko wenda tutarajya kure man ndashaka kwibaza ikibazo wahuje gute abajene bo mu mujyi naho mu cyaro mana ku buryo umuntu agera mu mujyi akongera akagaruka akavuga ati reka ngaruke mu rugo abajene bo mu cyaro no mu mujyi mu buryo bwo kubahuza ni uburyo bwo kwigisha urubyiruko rwacu uburyo rugomba kwitwara ntabwo tugomba guheranwa n'ibyo mu mujyi kandi hari aho twaturutse hariya rero byari byoroshye kwigisha urubyiruko nkarwereka inyungu ihari yo kuba hariya ahangaha iwacu aho twita mu cyaro cyangwa mu giturage kuko urubyiruko rweretse igikorwa nk'iki ukarwereka ko igikorwa nk'iki cyakuzamura kandi nawe utuye mu mujyi nibwo biga neza ko batagomba kwirukankira umujyi bakamenya ko no mu cyaro hari wazamuka wenda twisubirira ruguru cya gisheke cyanjye ntaza kukibagirwa igisheke cyawe nguki umusore gifite yego umusore kirye wumva ku buryo kiryoshye ni igisore w'ahantu banza wamugane birakora bya bintu neza cyane sasa the Harden Talent Show ngewe ntuye n'umubyizi w'uyu munsi ngenda wutwaye hanyuma reka dusubire ruguru wenda kugira ngo tugende tunarebe n'ibindi biri ruguru kugira ngo babwiye ko bafite ibikorwa byinshi iki ni kimwe mu byo afite reka dukomeze turebe ibikorwa biri hano kuko baracyatwerekana byinshi bano bagabo bakora akazi kenshi cyane kandi gatandukanye reka aho dusobanurira bano bajene bari mu biki ni kwa kundi batubwiraga ko isuri dusobanurira abajene bo bari mu biki hano ni kumwe nababwiraga ko isuri yacu tugenda tuyifata ubutaka n'ifumbire ntibigende tukabikoresha uru ni rumwe mu rubyiruko rw'abajene bacu abavuye mu mujyi n'aba hano mu giturage bariho bafatanya gukuramo ya fumbire bayishyira hano ngaha iruhande urabibona ko hanyuma iri taka wenda
rijya hehe bigenda gute kuba bari kurikora cyangwa niryo fumbira ahubwo automatically itaka niryo twafashe ryazanywe n'amazi akaba rero ririmo ifumbire akaba ariryo dukoresha dufumbira wa murima wacu n'ibi biti byacu bivangwa n'imyaka hanyuma wenda nahoze ndi kubona utu tuntu turi hakurya wenda uyu mujene nimba aratubisaho gatoya tukareba ko twanahagera kugira ngo ibi bintu bigaragare neza. Hano ari utuntu turi hakurya wenda twahagera gerayo muje tukareba ibi bintu cyangwa se utu tuntu turi hakurya ko dusobanuye iki kuki tutagiye hepfo mu bindi. Utu ni utuntu turima twihariye tugenda dutegura muri rya taka ryacu twafashe ririmo ifumbire tugategura akantu k'akarima tugashyiramo ikimera. urabona ko twashyizemo umugozi w'ikijumba. Yego. Ahangaha hakaba habasha kuva ikijumba kinini cyane kubera ko ni rya taka ririmo ifumbire n'ubutaka bwiza bwazanywe n'amazi. Bivuze ngo mpamvu tugategura gutya tukagategurira hejuru mu buryo ubwo tuvugishije kuri hano havamo ibijumba bengahe? Ahangaha havamo ibijumba byinshi kandi binini kuko ni itaka rifite ifumbire. Nabibonye ku bishake biragaragara rero ibishake bimeze neza biratoshye. Hanyuma wenda ni kimwe na kariya ni kimwe na kariya ko hiri turi hariya. Iyo dushatse dusa ntabwo ari ngombwa gushyiramo ibijumba gusa turasimbuza ukaba washyiramo n'imyumbati n'ibindi. Ndumva wenda ku iki kijyanye no gufata amazi hakavamo n'isuri nane hakavamo ifumbire bikaba byakoreshwa ndumva gisobanutse ku bakurikiranye MPTV. Hanyuma afite ibikorwa byinshi yatubwiye ngo dutembereza ibintu byinshi tugende tureba. Reka tuve kuyitere hanyuma tujye n'ahandi. Ndumva hari ikindi se gisigaye hano Jean Paul? Ibikorwa biracyahari byinshi hano ariko byashize cyangwa biracyahari? Ibikorwa bya bigihari ariko kubera amasaha n'umwanya dufite turabereka n'ibindi bikorwa bitari ahangaha. N'uburyo twita ku rutoki nabyo birahari turahabageza, n'uburyo twita ku mashyamba nabyo turabibereka. Ibyo ni ibikorwa byose twagiye dukora bitandukanye. Jean Paul, ibi bintu bundi bimazemo imyaka ingahe man? Ibi bintu ngiye mbyinjiyemo bimazemo imyaka 3. Kuko biri very tough. Biri very tough kandi birakomeye. Ariko se wenda ntarava aha hantu ubundi impumbero cyangwa se final y'ibi bintu ibi bibere hano hazavamo iki? Uzakuramo iki? Nicyo utekereza kindi kiri big kurusha hano? Iki ngiki kintu nzakuramo ni umusaruro uzanzamura. Urabona ibi bisheke biri hano cyane cyane ni bwo murima dufite ahangaha turi kugaragaza ubu ngubu, ariko hari n'ibindi bikorwa tuzagenda dukora birimo nka kariya kantu nahoze nkwereka gahinzemo ibijumba. Ariko umusaruro bizaduha ni umusaruro mwiza twe twizeye ko uzavamo ikintu gifatika. Ndumva aho ngaho bisobanutse. Ariko wenda ntarasoza naye ngiye kugenda ntibagiwe icyo kibazo kandi nahoze nyitekereza. Ni gute urazi isi kuntu iri kugenda itera imbere? Hari ibintu byinshi bigenda bihinduka. Right now ibi ngibi ni uburyo bwa traditionnel, ariko hari uburyo ubukeneye kuvana ibintu mu buryo bwa traditionnel kugira ngo unabashe gukora ibintu byinshi. Nicyo utekereza ku buryo ibi bintu wabishyira mu buryo bwagutse? Wenda ushobora kuvuga inganda ukaba watekereza ukundi kuntu, kuko n'iki ni igitekerezo cya mbere ko uburyo wakigira uburyo buri moderne. Icyo kintu dutekereza kukigira uburyo buri moderne bwo tuzabukora nuko tukibwigaho. Turakoresha ibintu bisanzwe ibiti, ariko hari nubwo tuzakoresha ibintu bifatika ku buryo tubasha no kuyungurura imigezi minini. Tugafata iriya fumbire biri mu migezi minini tudafashe ahangaha amazi anyura ahantu hatoya. So icyo ngicyo nicyo nagiraga ngo wenda bizagarukira ahangaha, ariko ndumva mutekereza ibintu binini cyane tuzabyagura bigere n'ahandi. So tujye ku yindi tere rero. Yego. The Hard Talent Show, reka tujye ku yindi tere hanyuma turacyakomeza kuba turi kumwe n'uyu mugabo dusobanura ibintu byinshi bitandukanye. Reka tubikore. Watch this. YegoDeep.com.
fake shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, knock the roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. More time the Hard and Talent Show in Machine Pictures Television online dukomeje ibikorwa byo gusura Jean Paul, turi kumwe na Jean Paul Still ubungubu tugeze ku yindi teri iriho ibindi bikorwa tugiye kurebaho kugira ngo noneho tubashe no kuyimenya neza. Reka twongeye tumwakire Jean Paul, welcome to the show once again and tugeze ku kindi gikorwa. Iki ngiki cyo giteye gute? Tangira ukintroducinga ku bantu badukurikiye kuri Machine Pictures Television. Okay, murakoze cyane. Nkuko nahoze mbibabwira iki ni ikindi gikorwa tugezeho, ni igikorwa kijyanye na bwa buryo bwacu bwo gufata amazi yangiza ubutaka bwacu noneho tukayabyaza umusaruro tukabonamo ifumbire idufasha gufumbira ibihingwa byacu. Nkuko turi ahangaha ni urugo ubona ahangaha rw'umuturage, uwo muturage akaba ari umwe mu twafashije tumwigisha uburyo yakora icyo gikorwa kugira abashe kubona umusaruro. Twamanuka gatoya haza kubereka noneho nkabereka n'uwo muturage twafashije nawe akabasha kubabwira ibyiza by'iki gikorwa cyo gufata amazi aturuka ku mazu n'amanuka ku misozi. Bivuze ngo ni igikorwa noneho watangiye kugisangiza abaturage batuye kano gace, noneho nibyo bikorwa tugiye kureba noneho icyo bamaze kugeraho. Yes, ni igikorwa turimo tugenda dusakaza mu baturage tukibigisha kugira kibe cyabagirira akamaro, kuko natwe ubwacu twenyine ntacyo cyatumarira. Niyo mpamvu tugomba kukereka n'abandi baturage nabo bakagikoresha. Okay, so reka turebe rero ibikorwa kono bimeze. The Hard and Talent Show, reka turebe ibikorwa by'umuturage noneho. Bite boss, amakuru yawe? So reka turebe ibikorwa by'uyu mugabo, dende no kujya imbere ntazi naho turi kwerekeza. Jean Paul Nyobora, hanyuma turebe wa mugane eske ibintu ntago bigarukira kwa Jean Paul gusa, bitabigarukira kwa Jean Paul mu murima wiwe gusa, ahubwo n'abandi baturage turebe ko bibageraho. Bada wenda abona turi ahantu heza, utambira ko bikorwa twabonye hepfo ari byo biri inyuma y'ibi ngibi nanone biri hano. Ahangaha bya bikorwa twaze tureba, urabona ko nubona neza aha hantu uburyo hagaragara, urabona ko bifitanye isano na cya gikorwa nahoze nkwereka cy'uburyo dukora inzira z'amazi, uburyo tuyayungurura tukabasha kubona ifumbire dufumbiza ibihingwa byacu. So ndashaka kubona the same way nk'izo twabonye mbere. Urazibona inzira z'amazi ahangaha, uburyo tugenda tuyafata tugakuramo ifumbire, urakomeza ubwo abaturutse ruguru mu rugo, abaturutse ruguru mu rugo akakomeza iyi nzira, ariko tugenda tuyafata. Wenda turebere hepfo hano, uraza no kubona siège. Yego, siège. Amazi yacu yageze hano afatwa n'iki cyobo, deni ni byafumbire ryataka ryacu ryari ducitse niho risigara. Uraribona ahangaha ku gasozi hejuru, yego kwariho turikura, tugahita y'amazi yacu akomeza mu nzira ntoya. Hano iyo cyuzuye amazi hagenda makeya, none handi agasigara mu ko agenda kama, niko tugenda tubona yafumbire yacu. Yego. So wenda waduhuza n'uwo mugabo cyangwa se uwo muturage wabikoreye nawe akatwibwirira ko umuturage arahari agenda bireba aho twabashije gufasha iki gikorwa. Namubaha nawe mukagirana ikiganiro, twaganiraho gatoya wenda nawe abasobanurire. Mumumere mikro. Uraho patron? Muraho. Komera. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muhorane. Reka manuke kugira ngo tubashe kuganira neza. Twaje mu gikorwa, twabonye ibintu byinshi
wenda nawe dusanze iwawe mu rugo cyangwa se uburyo bagufashijemo, ariko mbere yuko dutangira turagira ngo banze wibwiye abadukurikiye hanyuma kugira ngo tubashe kugendana neza. Murakoze, nitwa Twagirayezu Denis, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro, nkaba ndi umuhinzi n'umworozi. Iki gikorwa bakoze mu murima wa, ni wowe wabishatse cyangwa habayeho ubukangurambaga bwakugejeho? Murakoze cyane, habayeho ubukangurambaga. Ubundi nk'abahinzi hari byinshi tuba tudasobanukiwe neza, ibyinshi tukabimenyera mu matsinda y'urubyiruko cyangwa muri kampani zikora ibintu runaka. Yego. Ubwo rero naje gutembera, sanga hari ahantu hari itsinda ry'urubyiruko, koperative ikora ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri. Yego. Ubwo nza kubisunga nk'umuntu nkanjye wari ubikeneye cyane, baza kumfasha no kunsobanurira uburyo bwo kurwanya isuri butari ubwa gakondo, ahubwo bujyanye n'ibi bihe tugezemo. Nibwo rero nabisunze mbere katere, baza kumfasha, sanga ibyo bakora bitandukanye kure n'ibyo twibwiraga twe ko ari byo. Nibyo byibi rero mureba aha ngaha, birafasha cyane kuko mbere ibyo twakoraga kwari ukuhurutura ngo umurwanyasuri gutya gusa, noneho yafumbire nayo igahurudukana n'aya mazi. Ubwo ukumva yuko nta fumbire twabonaga isigara mu butaka bwacu. Wenda tutarajya kure cyane, mbere ukuntu wakoraga cyangwa se ukuntu wabonaga umusaruro mu murima wawe n'uburyo aka kanya ubona bitandukaniye he? Ubu ngubu kubera ko mbere nababwiye ko n'ubundi amazi yajyanaga n'ifumbire byose bikigendera, ariko ubu ngubu izi nzira z'amazi n'ibi binogo biyafata bigafata ya fumbire, bimfasha gutindurura ya fumbire yasigaye mu kinogo ikajya mu murima igafumbira uru rutoki rwanjye. Ni byiza cyane, biba binagaragaza isura nziza cyane kuko urutoki narubonye ruratoshye n'ibishyimbo bimeze neza, so ni ibintu biri clear cyane. Hanyuma wenda turi kugana ku musozo, hari abahinzi borozi bagenzi bawe, hari abantu muturanye hano mu mudugudu, hari abantu kandi Doplice nabonye kano gacari nako buhinzi cyane n'ubworozi, wababwira iki cyangwa se wabakangurira iki kugira ngo nabo bagane iyi system koko nimba barabonye ikora? Murakoze cyane. Abahinzi bagenzi banjye dufatanyije umwuga w'ubuhinzi, n'ubundi nabo burya ibikorwa nibyo bibabwira. Iyo bitegereje umukwabo uko bimeze, bishobora gutuma banshaka, bakaza bakambaza tese ibi ngibi wabigezeho ute, ese ibi ngibi bifasha iki umuhinzi, cyane cyane ko biba binagaragarira amaso yabo. Ubwo rero muri iki gihe nkanjye ugeze nko muri uru rwego, turimo dukangurira abahinzi cyane cyane twifashije amatsinda mu tugoroba tw'ababyeyi, tukabakangurira kugira ngo baze bifatanye n'uru rubyiruko rubahugure iyi gahunda nshyashya y'imirwanyasuri ifata amazi. Yego cyane. So wakoze kutwakira rero. Murakoze namwe. Wakoze kutwakira iwawe. By the way, iyo abantu bakora ibintu bakajyana abahamya babibavugira bakavuga bati ibintu birakora cyane n'ubutaha wenda tuzagaruka waranabijyanye ahandi, n'abandi bantu bari kuvuga bati hari umuntu wakuye igitekerezo ahantu akidusangiza natwe dore icyo tumaze kugeraho. So Imana iguhe umugisha. Murakoze. Sawa urakarama. Yego. Jean Paul, wenda turi kugana no ku musozo, tugenda tunahindura, sinzi wenda nimba hari ibindi nanone ugomba kutwereka kuko wenda n'urugero waje kutwereka kugira ngo tuze kureba neza wenda uko ibintu byawe bikorwa cyangwa se ko bitagarukira hariya gusa. So wenda turi kugana ku musozo, hari ibindi bya bihari twarebaho nabyo tukabisangiza abanyarwanda? Hari ikindi gikorwa turi bwerekane uburyo twita ku mashyamba, ubwo nitukigeraho nacyo turabereka uburyo gikorwa, kuko hari abantu benshi batazi uburyo bakwita ku ishyamba, kandi rifite akamaro. Ubwo nitugera kuri icyo gikorwa turakurikira uko bikorwa.
Okay, urakoze cyane rero. Reka twerekeze kuri iryo shyamba naryo turebe ukuntu rimeze. Hanyuma bakurikirane The Harden Talent Show, turi mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Of course, twagiye gusura abantu bari kutwereka ibikorwa byiza kandi muri no kubibona. Reka tugenda turebe no kuri iryo shyamba naryo turebe ukuntu naryo rifatwa cyangwa uburyo bigendamo. Hanyuma icyo gusaba komeza ujye ubana natwe 5 to 5. Let's go. Aka kantu nako ndashaka kumenya ibyako neza. Aka kantu nabonye abajene baye bajyayo batera ibintu byinshi bimeze neza. Aka kantu kavuze iki kuri plaza? Murakoze cyane. Aka ni akantu kagaragaza ikirango cy'ibyo dukora, ubuhinzi dukora. Karagaragaza inzira z'amazi nahoze mbereka, karagaragaza uburyo wakwita ku mashyamba. Nuko twashatse kubigira nk'ikirango cya hano kugira umuntu wese uri hano mu muhanda uhegereye abashe kubibona. Yagize amatsiko akatubaza turamusobanurira, akagaragaza ikirango cya bya bikorwa muri rusange. Mwabonye byose dukora bijyanye no kwita ku bidukikije. Ariko nge kintu no kubona na hano waba n'umuengineer mwiza kuko turi kubona ko butaka buri kugenda bushira mu Rwanda. Nabyo turabishoboye. Nakomereza twakwigisha abantu guhinga hejuru y'amazu. So urakoze cyane JP. Murakoze. Reka tugere mu bindi noneho. Turatembeye rero shyamba turirimo twarigezemo mbonye hanameze neza cyane kurushaho. Hari amafu kabisa. Ibi nabyo biri muri bya bikorwa nyine tu. Muri bya bikorwa nahoze nkwereka byacu turi kwitaho, birimo kurengera ibidukikije tubinyujije mu kurwanya isuri. Ibi nabyo ni igikorwa kigari. Yego. Cyo gihatse ibindi. Twagitangije nk'igikorwa gihatse ibindi. Urabona ko bamwe bahinga amashyamba mu gihe gito bakayasarura, ariko urabona ko ari ishyamba rigari kandi ryo ridasarurwa. Ubwo nibwo uraza kwibaza impamvu yabyo. Ibyo nabyo nyine tubijyanira hamwe. Iki ni igikorwa turi mu gikorwa mpuzamahanga kijyanye no kurengera ibidukikije, aho turimo turengera ikirere cyacu, dukeneye n'umwuka mwiza. Niyo mpamvu ubona iri shyamba rimeze gutya. Donc ni uburyo turimo dushishikariza abaturage kurengera ibidukikije, bahinga amashyamba ku misozi kandi bakirinda kuyasarura. Niba banarisaruye nibarisarurira igihe. Ngewe igikorwa cyacu ni uburyo bwihariye nyine nakubwiye. Ntabwo ari uko nshaka urubaho nshaka iki, ni ubwo buryo bwo kurengera ibidukikije. Ikirenzeho iri shyamba icyo ridufasha ni ugufasha aba bantu bacu. Hari abantu bafite ubumuga,
hari abantu bababaye niba akeneye igiti cyo kubaka araza ahangaha akaba ariho agikura iguye kivuyemo aho kivuye mushyiramo ikindi dushyiramo ikindi ni ngombwa birumvikana iyo utemye igiti ugisimbuza ikindi yego iri shyamba buriya nabonye ari nini wenda turebeye hano icyo nabonaga nabonye ari nini cyane ku buryo bushoboka urabona kugera hepfo iriya rimaze nk'imyaka ingahe kuko ndabona harimo n'ibiti bikuze iri shyamba ntabwo rimaze imyaka myinshi cyane ahubwo ni uburyo bwo kuryitaho kugira rimere gutya ni uburyo bwo kuryitaho hari abantu benshi batita ku mashyamba akagenda agatera igiti akakerekera mu gihuru kandi twe turarihingirira ishyamba turaribungabunga dukoreramo ibikorwa byinshi urabona hano naguha nk'urugero urabona hano imbere yacu hari ikintu kimeze nk'umwobo yego iyi ni imyobo twe dushyira mu mashyamba amazi yacu yayandi atemba y'isura ari mu ishyamba araza akareka muri iki cyobo ni uko wenda imvura itari kugwa ngo urebe amazi agafatwa ahangaha noneho ibi biti byacu nk'iki giti urabona ubunini bwacyo ni uko kivoma ya mazi twafashe muri iki cyobo yari arimo ahangaha niko kamaro k'ibi biti bikanafasha no kutamanura rya sura ibi byo bidufasha no kutamanura ya sura sisiteme nziza cyane kabisa ubwo bivuze ngo ahangaha icyo hagufasha ahangaha haba hagaburira bya biti harimo haragaburira ibi biti bikikije uyu mwobo yego kuko uba wafashe amazi ni sawa cyane nabikunze kabisa ibi bintu bimeze neza wenda ku ishyamba ndumva nta kindi kuko birigaragaza wenda abadukurikirana bazabibona n'ibikorwa uburyo bimeze wenda tugana no ku musozo wenda sinzi wambwiye ko mufite imiryango mugari cyane sinzi wenda nimba hari ikindi wenda nk'ikintu kimwe cyangwa bibiri wanyereka bwa nyuma tukanzura ubundi tukanataha nta kindi ariko natanga nk'inama ku baturage cyane cyane ngendeye ku buryo bwo guhinga amashyamba n'uwabishaka yadusura twanamufasha muri ibi bikorwa byo gushyiramo imyobo tukamwerekera uburyo bita ku ishyamba kandi rigakura mu gihe gito kandi agasarura ibiti byiza niba ashaka gusarura ariko icyo dushishikariza abantu cya mbere si ukwihutira gusarura kuko aya mashyamba aradufasha niyo aduha umwuka niyo atuma ikirere cyacu gihorana ubuhehere abakeneye ubwo bufasha baratwitabaza tukabafasha tukabagira inama nk'uko twahoze tubona undi muturage twafashije bamubonye mu buhinzi busanzwe bwiwe mu rugo n'ibijyanye n'amashyamba rero abaturage turabafasha so mu gusoza abaturage cyangwa urubyiruko dukorana na ba bandi bamugaye ahubwo kwabo bamugaye ko ntabwo twigeze tubona ku buryo buhagije wenda kwereka mukaza nabo kuganira nabo wamugane nk'uko twaganirije abandi nabo bakagira uruhare muri iki kiganiro hanyuma tukabaganiriza ibintu bikeya hama tukanasoreza n'aho ngaho nimba atari kure tukahita tubikora vuba vuba. So JP tugeze kuri wenda kuri step ya nyuma turi gusoza twagarutse na n'ubundi aho byatangiriye duse nk'abasoza ariko nkwereka ba bantu bafite ubumuga yego tubana nabo mu buzima bwa buri munsi harimo abantu bakora ikintu mu magambo bakagira ngo n'abo bantu ntibashoboye ariko barashoboye barashoboye kuko barabasha ukamuha igiti akagitera abasha gusobanura uburyo tubayeho uburyo dukora niyo mpamvu tubana nabo twigisha n'urubyiruko kubana n'abo bantu ntabwo bagomba kugira abantu babana nabo ntabwo tugomba kubatererana niyo mpamvu twasanze tutakora ibikorwa gusa byo kwiteza imbere ngo twibagirwe n'abo bantu yego ariyo mpamvu nari nkugejeje aho bari kugira nabo barebe mukorane ikiganiro mbaganiriza wumve nabo icyo bavuga mu buzima tubaho bwa buri munsi murakoze so okay reka mbaganirize The Hard Intention
reka tuganire n'ababyeyi turi kumwe hano hirya ye n'undi mujene wenda we dushobora kutamugeraho ariko reka tuganire n'uyu mumama turaganira n'uyu wundi uri ku ruhande hanyuma twumve n'abice batekereza kwa aka kazi cyangwa se kw'ibi bikorwa bibera hano mu karere ka Rutsiro. Mama wiriwe? Yego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yego. Turi abanyamakuru dukorera ikinyamakuru cyitwa Mashini Pictures Television and we witwa nde? Nyirahategekimana Marita. Marita. Ibi bikorwa nawe urabizi? Ndabizi. Kubera iki wabijemo? Nabijemo nyine. Baje mu rugo uri anone yaje mu rugo nyine arambwira ati hari kuba tugiye gukora ndashaka yuko nawe nyine wagira icyo udufashamo bikagira icyo wigezaho. Yaraje nyine arambwira nyine ubwo naje muri koperative nyine nagiye kubona mbona bampaye inojeri nambaye nawe ugomba kujya muri koperative rwose urubyiruko nkarushimira rwose ni mu byo bakora mbona afite imbaraga ariko ntacyo bansigisha ko babonye bakantumaho nkagenda nkashobora kubaho neza ubuzima bugakomeza. Urabyishimiye kuba ubirimo? Cyane. Urabyishimiye? Wageze muri sosiyete abantu baragukunda muranabana neza cyane? Turabana rwose. Yego ariko hari ubwigunge byagukuyemo? Yego urakoze? Tuzagaruka tubasure. Twabatunguye ariko ubutaha tuzagaruka. Sawa murakoze. Reka tuvugane n'uyu mubyeyi wundi uri ku ruhande nanone nawe atuganirizaho gatoya wenda turi no kugana ku musozo hanyuma nawe atubwira uko yiyumva. Mama wiriwe? Yego. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Ndabona rwose umeze neza n'akanyamuneza ndi kukabona. Yego witwa nde utuye? Ntuye ruguru yo mu Gisiza. Witwa nde? Nastaza Ikimana Impaye. Ikimana Impaye. Hanyuma mama none se wowe kuki waje mw'uru rubyiruko? Ni ntone watuzanyemo mwishira hamwe aduteza imbere niwe dushyizemo rwose nta kibazo tugira rwose aratumenya rwose none ni umuntu mwiza rwose nta kibazo. None se ubibona ute? Ubibona gute kuba uri kumwe n'abasore batoya abajene batoya abana bakiri batoya banakwisanzuraho nk'umubyeyi? Mbibona neza ariko ubibona neza cyane rwose. nta kibazo. None wabwira iki abandi wenda bantu wenda akitinya ntabizemo ntakurikirane ntaze kwifatanya n'abandi bantu akigunga akaguma mu rugo? Ifatiye na mikoro rwose utubwire. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza kuba mu rugo utasanga abandi bari ntabwo ari byiza. Nawe uri kumwe n'abandi bantu bagira ikintu bakunguraho. Bagira icyo bakunguraho. Kandi noneho the police wenda nanakunganiye iyo ubana n'abajene bangana gutya ntabwo wabura utuma amazi ntabwo wabura uwo utuma ahantu kuko baba bahari no guhaha byose bakambwirayo. So mama rero twabasuye twagira ngo tuganire tuzagaruka ubutaha tuganire neza tuzagaruke. Uzagaruke rwose. Tuzagaruke. Okay tuzagaruka. Hanyuma wakoze? Imana iguhe umugisha. Yes. Hanyuma wenda tunagana ku musozo tugira ngo tunagende wenda Jean Paul turasa ku ntego tunasoza. Jean Paul yes hanyuma dusoza Mashini Pictures Television twaganiye n'abantu benshi batandukanye ariko tugarutse hamwe byatangiriye n'ubundi turi gusoza wenda JP uri gutanga n'inama ya nyuma numvishe ko udatuye na hano ariko warahavukiye so ariko uragenda ugakora imirimo kongera ukagaruka hano ubwira icyo abantu bagenda ntibagaruke mu rugo ngo byibura baze banagiye n'ikintu bahakora bro? Abo bantu bagenda ntibagaruke nabashishikariza kugaruka ku isoko kuko hariya tugenda mu mujyi ntitugaruke ni igihombo kandi ahangaha twavuye twe ubwacu nitwe tugomba kuhazamura. Yego nitwe tugomba kwita kubo twasize nitwe tugomba kuzamura urubyiruko ruhari tukarugira inama. Niyo mpamvu nashishikariza buri muntu wese wagiye wazamutse akajya agana iy'umujyi kwibuka kugaruka
mu rugo ku isoko. Yego. Hanyuma noneho ku bajene wenda ni nayo message nshaka ko iba deal nziza ina big deal cyane ku bajene bakura tujuru bumva ko inzozi cyabo cyangwa dreams zabo ziri mu mujyi. Urababwira iki cyangwa yabashishikariza iki cyangwa se wabahereza iyihe nama byibura bahereye ku byo bafite mu rugo? Abajene nabagira inama ko igishoro cyabo ari mu rugo, ni amaboko bafite kandi ibyo gukora birahari, bakarengera ibidukikije, birabazamura, bakita ku buhinzi bakorora, ni ibintu bibafasha cyane hariya iwacu mu ntara. Ntabwo ari ngombwa ko bajya mu kwicara mu mujyi bakajya mu biyobyabwenge n'ibindi. So wenda ndanagushimira cyane ngewe ku ruhande rwanjye, wenda nanjye nagira icyo mvuga kuko narebye ibintu ni byiza binameze neza. Hanyuma icyo nkubwira ni courage kandi ukomeze ufashe bano bajene, buri abana kubonyemo iterambere iyo babona unagenda ukagaruka byibura aba ari message nziza ibitangwa. So ni byiza n'abandi wenda bashishikarize bakomeze baze kandi ibintu binaguke bro, bive mu karere kamwe bijye n'ahandi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Yego murakoze cyane. So ndabashimiye rero. Yego urakoze nanjye ndagushimiye. So hanyuma The Hard Talent Show mwakoze cyane kuba twabanye. Turi mu karere ka Rutsiro, turi mu ntara y'Iburengerazuba. Reka tubashimire cyane kuvuga ko mwabanye natwe, kuba mwagomeje kumana natwe, kandi tubashimire cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi nkunda kubabwira. Wowe ukora subscribe, wowe ukanda like, ukora share nakubwiye ngo ni akazi ubundi kumbwira ati wakoze man, wakoze gutya, ukwiye guhindura gutyo, ukwiye no kugira ku ibingibi bikakumaza bikagenda neza. Hanyuma ngushimire cyane wowe wakanze kuri notification, hanyuma reka Imana igikomeza kuduha umugisha. Hanyuma mubwire ko uru rugendo ntago njya nibagirwa Mika Fashion ni umugabo tubana cyane umunsi ku munsi, ni umugabo udushyigikira mu bintu byinshi, nuko nababwiye ni Mashini Pictures TV association with Mika Fashion. Hanyuma Mika Fashion icyo nkubwira buri munsi arakwambika neza, ukeneye kwambara agakoti kameze neza, ukeneye kuba warimba fresh, ukeneye kwambara agashati kameze neza, ukeneye ku the plus twazanye n'ibintu byo kwiga kudoda. Hari abana bashaka kwiga kudoda, uraza tukakwigisha neza cyane. Hanyuma tukubwira ko tugukorera event yawe ikagenda neza, tukayirangiza duhereye hasi paka irangi. Hanyuma ikindi Mika Fashion ibisarubeti ubwo n'abantu bafite ama companies. Hanyuma ikindi wenda twandika ku bikombe, ubwo na amasouvenir tuba turi kuguheza kugira ngo utazibagirwa show yawe. Hanyuma ngushimire ko Shema nawe nkubwiye ko Shema Constant Company Limited iragufasha kujya mu mahanga, ujye gukarisha ubumenyi, ujye kugenda bagutyaze mu mutwe kabisa. Bitavuze ko u Rwanda tudafite ubumenyi cyangwa tudafite uburezi bufite ireme, ariko iyo tubivanye ara tukabihuza n'ibya hano bigenda neza, igihugu cyacu tukagiteza imbere. Mbabwe aba diaspora rega mujye munagaruka mu rugo abari mu rugo, niyo mpamvu n'abantu bo muri Rutsiro bagende Kigali bakagaruka bakaza guteza iwabo imbere. Hanyuma neswa MCT behind the camera maniga the G-Face Lucky. Hanyuma reka tuzongere guhura vuba cyane ko The Hard Talent Show nakagaruka. MCT, respect, I'm out. I don't